Mu gihe cy'imyaka hafi 40 igihugu cya Uganda kiyobowe n'umuntu umwe rukumbi gusa, Perezida Yoweri Kaguta Museveni. N'umugabo atangiye ari umuyobozi w'inyeshyamba arwanyaga ubutegetsi bw'igitugu bwari bwarigaruriye igihugu. Mu mwaka w'1986 yafashe ubutegetsi amaze guhirika Tito Okello. Kugeza n'uyu munsi nubwo ageze mu zabukuru aracyafatwa nk'umunyapolitiki ukomeye kandi ufite ijambo rikomeye muri Uganda. Ariko kandi nta butegetsi buhoraho. Mu gihe abanya-Uganda batangiye gutekereza ku hazaza h'igihugu nyuma ya Museveni, izina rikunze kuvugwa cyane ni irya Muhoozi umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, umusirikare ufite peti rya generali w'inyenyeri enye. Azwiho gukunda gutangaza abantu benshi kubera amagambo n'ibikorwa bye bitunguranye. Benshi bamubona nk'umuntu ushobora kuzaba perezida wa Uganda mu gihe kiri imbere. I'll be advising the president and commander in chief on enhancing mu nshingano nshya nahawe. Nzangira perezida akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo inama zigamije kongera ubushobozi bw'imitwe y'ingabo zidasanzwe. Imitwe ibarizwa mu gisirikare, muri polisi no mu zindi nzego z'umutekano. Ariko inshingano zanjye zizanagera no ku bijyanye n'umutekano w'igihugu muri rusange. Nzajya ntanga inama mu ngamba zo kurushaho gushimangira umutekano w'igihugu. Igihe nayoboraga umutwe w'ingabo zidasanzwe, ibikorwa byanjye byibandaga kuri uwo mutwe gusa. Ariko inshingano zanjye zaragutse, kuko zireba imitwe yose y'ingabo zidasanzwe ndetse n'ibindi bibazo birebana n'umutekano w'igihugu. Ibyo bisobanuye ko uru rwego rushya rutandukanye cyane n'urwo nari nsanzwe nkiriho. Ku birebana n'iterambere ry'ibikorwa remezo bya gisirikare, twageze ku bikorwa byinshi mu gihe nari nkiri ku buyobozi bwa Special Force Commander. Twubatse kandi tunavugurura ibikorwa byinshi byafashije kunoza imibereho n'imikorere ya gisirikare, harimo guteza imbere amacumbi y'abasirikare, kubaka no kuvugurura ibigo by'imyitozo ya gisirikare ndetse no kongera ubushobozi bw'abakorerwa amahugurwa. Ibi byose mbifata nk'imwe mu ntsinzi n'ibyagezweho bikomeye mu gihe nari nkiri umuyobozi w'uwo mutwe w'ingabo zidasanzwe. Training facilities. So that's a big achievement. Muhoozi yavukiye muri Tanzania mu mwaka w'1974. Ubwo se Yoweri Kaguta Museveni yarakomeje urugamba rw'inyeshyamba rwo guhirika ubutegetsi bwa Idi Amin Dada wari uzwiho kuyobora igihugu mu buryo bw'igitugu. Yiswe Kainerugaba mu rwego rwo guha icyubahiro nyirarume Henry Kainerugaba, umuvandimwe wa nyina umubyara. Ugiye mbonye ko minisitiri ari umunyabwoba bitamukura mu nshingano ze, ibyo bintera kumenya ko hari ikibazo gikomeye afite, maze nkamusimbuza undi muntu ushoboye, yaba undi mu minisitiri, guverineri cyangwa undi wese ufite ubushobozi. Ibi ndifuza ko bibonerwa umucyo. Nta muntu ushobora kwihisha ngo akomeze ahishe ukuri kwe, kabone niyo wajya hariho hose, amaherezo uzamenyekana. Hari ikindi kintu cy'ingenzi, abaturage bagomba kwigishwa gukunda ubuyobozi bwabo. Ibyo ni ingenzi ku gihugu icyo ari cyo cyose. Bagomba kandi kubaha no gukunda abaminisitiri babo. Muri Uganda abantu bazi agaciro ko kubaha abayobozi babo, kandi minisitiri ntashobora kwitwara uko abonye. Number 3. Ikindi ni ukwiyemeza gukora. Mwebwe abayobozi mugomba gukora mufite umwete n'ubwitange, kandi mukigisha n'abaturage gukora bafite umurava. Hari igihe nsura minisitiri w'ingabo nkatahura bamwe mu bayobozi, kenshi mbahamagara kuri telefoni kugira ngo ndebe ko bari mu kazi, nkasanga bataboneka ahubwo bari mu bikorwa byabo bwite ahantu hatandukanye. Muri Kampala buri muyobozi agomba gutanga umusanzu we mu guteza imbere igihugu. Nihagira umuntu utitabira inama z'abaminisitiri inshuro 3, nta mpamvu yumvikana, azahita akurwa muri guverinoma. Ugomba kumenya kandi ko ubutasi bugamije kugambarira igihugu ari icyaha gikomeye cyane. Umuntu wese uzagifatirwamo akora ubwo butasi azahanishwa igihano cy'urupfu.
and any spy is found and anybody is coming in this ndashaka kubisobanura umuntu wese ukekwaho ubutasi agomba kubanza gusuzumwa neza amategeko ya politike mu gihe cy'imyaka 3 cyangwa 5 naramuka agaragaye ko ari intasi igihano cye n'ukwicishwa umutwe w'abasirikare urasa firing squad agomba guhita ashyikirizwa polisi ya gisirikare urubanza rwe rugacibwa n'urukiko rwa gisirikare icyaha cy'ubutasi ntigikwiye gutinda mu nkiko iyo kimaze kwemezwa urubanza rugomba kurangizwa vuba nta gutinza igihe once is confirmed even military tribunals should not waste time of making law whole day discussing about one person who is a spy must be shortcut. ashimangiye ko intego yo kubohora Afurika igomba gushyirwa mu bikorwa twiyemeje kuyigeraho tudatezuka iyo mvuga Afurika y'Amajyaruguru mvuga na Sinai kuko ari igice cya Afurika mvuga kandi Palestina ifite akamaro gakomeye cyane mu mateka y'abemera amadini baba abakristu cyangwa abayisilamu ni ikibazo gikwiye gufatanwa uburemere mu majyaruguru ya Afurika icyifuzo cyanjye nuko muri Zimbabwe muri Afurika y'Epfo ndetse no muri Namibia habaho ubutegetsi bugendera ubushake bwa rubanda nyamwinshi mankind who believe in religious whether you are Christian or you are Muslim you must see that this particular point is taken niba ubutegetsi bwariho muri ibyo bihugu butazemera guha ubwigenge abaturage no kwemerera ko rubanda nyamwinshi abayobora igihugu mu mahoro tugomba guhangana nabo dukoresheje imbaraga za gisirikare kuko dufite ubushobozi bwo gufasha kubohora ibyo bihugu. But if Rhodesia and South Africa cannot accept immediate independent to the majority ariko ndashaka ko abantu bumva neza ko ibyo mvuga bitavuze ko ndwanya abazungu icyo nshaka nuko abo bazungu bemera ko muri ibyo bihugu umubare munini w'abaturage ari abirabura bityo ubutegetsi bugomba kuba bushingiye kuri rubanda nyamwinshi fighting against them of liberating that country. But when I'm speaking about this, I wanted people to know that I am not against whites. Nibemera ibyo mu mahoro ndizera ko abanyafurika n'abazungu bazabana mu bwumvikane no mu mahoro. And therefore it must be majority rule. And if they are to accept majority rule, I am sure those Africans ariko nibakomeza kwanga gutanga ubwigenge binyuze mu nzira z'amahoro haba muri Afurika cyangwa muri Palestina cyane cyane ibirebana n'abazioniste bizaba ngombwa ko tubarwanya dukoresheje imbaraga za gisirikare. In Africa and in the Palestine special the Zionists they must be faced militarily. Nyuma yuko ubutegetsi bwa Idi Amin buhiritswe mwaka 1979 Muhoozi Kainerugaba nyina n'abavandimwe be bagarutse muri Uganda ariko ntabwo bahamaze igihe kinini nyuma y'amatora yo mu 1980 yavuzweho uburiganya bukomeye umuryango wa Museveni wongeye guhunga ujya mu gihugu cya Kenya. Amatora yatsinzwe na Apollo Milton Obote icyo gihe ibintu Museveni n'abandi banyapolitiki batigeze bemera kuko bavugaga yuko habayemo uburiganya bukabije. Ibi byatumye Museveni ashinga umuryango wa National Resistance Movement NRM watangije indi ntambara y'inyeshyamba. Rwari urugamba rukomeye kubera ubuzima bwo guhora abahunga ndetse no kwimukira mu bindi bihugu. Muhoozi Kainerugaba yakuriye mu bihe bidasanzwe bikomeye, yiga amashuri muri Tanzania, Kenya ndetse no muri Sweden, bituma akora afite uburere mpuzamahanga. Abamuzi kuva kera bavuga yuko ari umuntu utuje kandi udakunda kuvanga ubuzima bwe n'ubw'abandi. Mu ishuri ngo ni umuntu wakundaga kwiherera cyane kandi no mu gisirikare ni umugabo akunze kurangwa no gukorana n'itsinda rito ry'abantu yizeraga cyane. Mu mwaka w'1986 nyuma yuko Museveni afashe ubutegetsi, Muhoozi Kainerugaba n'umuryango we bagarutse gutura muri Uganda mu buryo buhoraho. Mu myaka y'1990 Muhoozi Kainerugaba
yatangiye kwinjira mu bikorwa bya gisirikare nubwo icyo gihe havugwaga yuko yabikoraga ataranditswe ku mugaragaro mu ngabo za Uganda UPDF. Byakuruye impaka mu bitangazamakuru bituma Perezida Yoweri Kaguta Museveni asobanura uko umuhungu we yarari mu mutwe w'abasivili bafashaga mu bikorwa byo kurinda umutekano uzwi nka Local Defense Unity. Nanjye ubwanjye nsa naho ntunguwe cyane kumva yuko Muhoozi Kainerugaba yatangiye muri Local Defense Unity muri Uganda. Ni umutwe twageranya na Local Defense yahozeho mu Rwanda ariko uyu munsi wa none utakiriho. Nyuma yaho gatoya Muhoozi Kainerugaba ngo yagiye gukomereza amashuri ye mu Bwongereza. Mu mwaka w'1997 yabonye impamyabumenyi ya kaminuza mu bumenyi bwa Political Science muri kaminuza ya Nottingham ni mu Bwongereza nyine. Mu mwaka w'1999 nibwo yinjiye ku mugaragaro mu ngabo za Uganda People Defence Forces, ahita yoherezwa kwiga muri Royal Military Academy Sandhurst ni mu Bwongereza, rimwe mu mashuri akomeye ya gisirikare ku isi. Mu mwaka w'2000 yarangije amasomo ahabwa ipeti rya Lieutenant Second Lieutenant. Mu mwaka w'2001 Perezida Muammar Gaddafi wa Libya yamuhaye ipeti rya majoro nubwo iri peti ritigeze ryemerwa ku mugaragaro n'ingabo za Uganda. Yakomeje kongera ubumenyi bwe bwa gisirikare mu Misiri, aho yize amasomo yo kuyobora amakompanyi n'imitwe ya gisirikare ndetse ahugurirwa no gukoresha ibifaru. Nyuma yaho gatoya yagiye no kwiga muri Command and General Staff College i Fort Leavenworth muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe Muhoozi Kainerugaba yakomeje kuzamurwa mu mapeti mu buryo bwihuse kugeza mu mwaka w'2019 ubwo yagirwaga Lieutenant General. Uku kuzamurwa vuba cyane kwatumye benshi bibaza niba atari ukubera yuko ari umuhungu wa Perezida Museveni. Abamunenga bavuga yuko abandi basirikare bamaraga imyaka irenga 20 kugira ngo bagere ku ipeti nk'irya brigadier, ngo byabaga ari ibintu bitoroshye cyane mu gihe we yarigezeho mu myaka itageze no kuri 15. Nubwo ibyo byose byakomeje kugibwaho impaka zikomeye, Muhoozi yayoboye ingabo za Uganda mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo ndetse no muri Somalia. Anagira uruhare rukomeye mu kurwanya umutwe wa World Resistance Army LRA n'umutwe wa Allied Democratic Forces ADF, ibintu byamugize umwe mu basirikare bakomeye muri Uganda. Mu myaka myinshi havugwaga ibihuha yuko Perezida Museveni arimo gutegura umuhungu we Muhoozi Kainerugaba kugira ngo amusimbure ku buyobozi bw'igihugu cya Uganda. Nibyo igihugu cya Uganda gisa naho cyagizwe akarima n'umuryango umwe gusa, ubutegetsi bugakomeza kugenda busimburana uko bwije nuko bukeye. Ariko ntabwo nibagirwa intambara ikomeye cyane ya Rwabwogo n'abandi benshi cyane nabo bifuza kuyobora igihugu cya Uganda nyuma yo gufatirana ubusaza bwa Yoweri Kaguta Museveni. Ni ibintu bizwi cyane twabigarutse mu biganiro byacu byabanje. Ibyo byose byongeye gukomera mu mwaka w'2013 ubwo umwe mu basirikare bakuru yatangazaga yuko hari umugambi w'ibanga wiswe Muhoozi Project, wavugaga yuko wari ugamije gutegura Muhoozi kuzaba perezida wa Uganda no gukumira cyangwa se gukuraho uwo ari we wese washoboraga kubangamira uwo mugambi. Uwo brigadier ubwe nta rimwe yigeze avuga ku mugaragaro ko yifuza kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika, ndetse nta nubwo yigeze abwira umuntu cyangwa atanga igitekerezo cy'uko ashobora kuzajya muri ayo matora. Ibyo ahubwo bigaragaza nk'imvugo igamije kubiba urwango no guteza umwiryane mu banya-Uganda, bigamije kwibasira umuntu runaka. Ariko ntituzemera gukurikiza ibyo bashaka cyangwa imigambi yabo. Kuvuga ko perezida yifuza guha ubutegetsi umwana we mbere y'abandi sibyo. Uganda si ubwami aho ubutegetsi busigaranwa mu muryango bukava kuri se bukajya ku mwana. Oya, Uganda ni repubulika igendera ku muri demokarasi, kandi niba hari umuntu ushaka kwiyamamaza cyangwa kuba perezida hari inzira n'amategeko bigomba gukurikizwa. Ku banya-Uganda benshi kuba Muhoozi Kainerugaba yarafatwaga nk'umuntu kandi n'ubu gifatwa nk'umuntu ushobora gusimbura se ku butegetsi ntabwo yigeze bibibanga rikomeye. Gusa kubivuga ku mugaragaro bishobora guteza akaga n'ibibazo bikomeye cyane muri Uganda n'uwagerageza kubivuga, na cyane yuko uyu muhungu wa Perezida Museveni atajya aripfana, afunga uwo ashaka, agafungura uwo ashaka, agategeka icyo ashaka, arica agakiza. Mu mwaka w'2013 leta ya Uganda yafunze ibigo 4 by'itangazamakuru mu gihe cy'iminsi 10 nyuma yuko bisohoye inyandiko y'ibanga yanditswe na General David Sejusa yavugaga yuko hari umugambi wo gutegura Muhoozi Kainerugaba wo kuzasimbura se ku butegetsi. Guverinoma na Muhoozi Kainerugaba bombi bahakanye aya makuru, bavuga yuko nta shingiro yari afite.
ni ibyavuzwe yego, ariko n'ubundi ntabwo ari ubwa mbere cyangwa se si n'ubwa kabiri, nta nubwo ari ubwa nyuma Muhoozi Kainerugaba yivugira yuko Uganda izayoborwa n'igisekuru cye. Niko ibintu bimeze. Nubwo byari bimeze bityo muri icyo gihe, impaka zakomeje gukurikira Muhoozi Kainerugaba, cyane cyane mu matora ya perezida yo muri 2021. Icyo gihe akaba yarayoboye umutwe w'ingabo zidasanzwe Special Forces Commander, maze bamwe bamushinjaga kugira uruhare mu ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu. Umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe na leta ya Uganda, Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine Center, hamwe n'abamushyigikiye bashinje inzego z'umutekano gushimuta abantu, kubafunga mu buryo bunyuranije n'amategeko no kubakorera iyicarubozo. Gusa Muhoozi Kainerugaba n'itsinda rye bahakanye ibyo birego byose. Ejo hari umuntu wambajije ku magambo Muhoozi Kainerugaba yatangaje mbere, arimo kuntera ubwoba avuga ko azaca umutwe wanjye. Yanaburiye abayobozi ba polisi ko bazabiryozwa nibadata muri yombi abantu bavuga ibyo bita ukuri ku byaha akekwaho se n'umuryango wabo. Harimo ibirego by'uko se yibye umutungo w'igihugu ndetse ko we ubwe ari umwicanyi. Yanavuze ko abayobozi ba polisi badata muri yombi abantu bavuga ayo magambo bazabihanirwa. Ibyo so bwa mbere bibaye. Nje sinigeze ndeka kuvuga ibyo nemera ko ari ukuri, kandi kugeza ubu nta muyobozi wa polisi kuntata muri yombi. Ndashaka kubivuga nshimangiye ko tutajya dufata bene ayo magambo nk'aho ari urwenya cyangwa ibintu bidafite agaciro. Turafata nk'ikintu gikomeye. Urugero, igihe yavuze ko azaca umutwe wanjye, twibuka ko atari umuntu usanzwe. Uko yaba ari ameze kose, igihe yabivugaga ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, kandi ni umuhungu wa perezida uyoboye igihugu. Abasoma amateka bazi uko abana b'abategetsi b'ibihugu bitwaye mu bihugu bitandukanye, haba muri Afurika no mu bindi bice by'isi. Niyo mpamvu ayo magambo nayafata nk'ay'urwenya. Nzi kandi ko uwo muntu ari we wayoboye ibikorwa byatumye benshi mu badushyigikiye bashimutwa, kandi bamwe muri bo kugeza n'ubu ntibarongera kuboneka. Nzi kandi ko ari we ushinjwa kugira uruhare mu iyicarubozo ryakorewe inshuti yacu Kakweza Rukirabashayija. Niyo mpamvu ntashobora gufata ayo magambo nk'ibidakomeye, ariko ndashaka kukubwira ibi: sindagutinya, sinshobora guterwa ubwoba n'abantu nkawe. Niba ntatinya so, niki cyatuma gutinya wowe? Niyo mpamvu akenshi nakwitaho cyangwa ngo musubize amagambo yawe, kuko mbona ikibazo gikomeye ari ubutegetsi bw'igitugu buriho. Iyo mpamvu ni nayo ituma nawe mubona nk'umwe mu bagize ubwo butegetsi. Isi yose iri gukurikiranira hafi ibyo biri kuba. Abantu bazi aho ntuye kandi bazi uko mbayeho. Ntabwo ngendana imbunda cyangwa abandinda umutekano, ngenda njyenyine. Yatangiye kugaragaza ku mugaragaro ko yifuza kuyobora Uganda, ndetse rimwe na rimwe akagaragaza ko atagomba gutegereza igihe kirekire. Mu 2022 Perezida Museveni yamuzamuye ku ipeti rya general wuzuye, full general. Muri icyo gihe kandi Muhoozi Kainerugaba yatangiye gutangaza ubutumwa butinyitse ku mbuga nkoranyambaga, harimo n'ubwavugaga buti igisekuru cyanjye nicyo kizayobora Uganda, ngo ikibazo kikaba ari igihe gusa. Abasesenguzi benshi babonye aya magambo nk'ikimenyetso cy'uko Uganda ishobora kwerekeza ku butegetsi bwo gusimburana mu muryango umwe. Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2023 Muhoozi Kainerugaba yatangaje ku mbuga nkoranyambaga yuko aziyamamariza umwanya wa perezida wa Uganda mu matora ya 2026. Murayibuka mwese n'amatora aheruka, ariko siko byagenze. Nyuma yaho yaje gusiba ubu butumwa. Muri icyo gihe hari hamaze kuvuka umutwe w'abamushyigikiye witwaga MK Movement. Abawugize bakundaga kwambara imyenda y'umuhondo, bateguraga ibikorwa bitandukanye byo gushyigikira Muhoozi Kainerugaba ndetse no kumwamamaza. Mu kwezi kwa karindwi muri 2023, ndasa naho nsubira inyuma gato cyane, Muhoozi Kainerugaba yafashe ubuyobozi bw'uyu mutwe awuhuriza hamwe. Mu kwezi kwa kabiri 2024, ni nyuma y'amezi make cyane gusa, akabakaba nko mu mezi 7, MK Movement yahindutse Patriotic League of Uganda, PROU.
umuryango wavugaga yuko ugamije guteza imbere ubwenegihugu n'iterambere atari ibikorwa bya politiki gusa. Mu kwezi kwakurikiyeho ndabara kwa gatatu, ibihuha by'uko Muhoozi Kainerugaba yashoboraga gusimbura se byongeye gukaza umurego nyuma y'uko Perezida Museveni amugize umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, Chief of Defense Forces mu ngabo za Uganda, nyine umwanya usumba indi yose mu gisirikare cya Uganda. Mu kwezi kwa 9 muri uwo mwaka 2024, Muhoozi Kainerugaba yongeye gutangaza ibintu byatunguye benshi ku isi, isa naho ihinda umushyitsi. Yanditse ku rubuga rwa X yuko ataziyamamariza umwanya perezida mu matora ya 2026, ahubwo avuga yuko ashyigikiye se ari uzakomeza guhagararira ishyaka ku mwanya wa perezida wa Repubulika. Byatumye urujijo n'ibitekerezo bitandukanye bikomeza kwiyongera muri politiki ya Uganda. Benshi bibaza uburyo umujenari w'inyenyeri nk'izi ngizi ashobora kwandika amagambo nk'aya ngaya yakura umutima, ateye ubwoba, cyangwa se bamwe bita yuko anasekeje cyane, adakwiye kuva mu kanwa k'umujenerali nk'uyu nguyu. Mu mico no mu mitekerereze, Muhoozi aratandukanye cyane na se umubyara, ndabara yoreka guta Museveni tibuhaburwa. Perezida Museveni azwi nk'umunyapolitiki utekereza cyane mbere yo gufata ibyemezo kandi ugira n'ubushobozi buhambaye. Muhoozi we yamamaye cyane kubera ubutumwa atangaza ku rubuga rwa X rwoze rwitwa Twitter, akenshi bigatera impaka ndetse rimwe na rimwe bikanashyira leta ya Uganda mu bibazo bya diplomasi. Murabyibuka, ndabaha urugero rw'umwaka wa 2021. Yashimye ku mugaragaro inyeshyamba z'abatigreyi zarwanaga na leta ya Ethiopia. Ibintu byarakaje cyane ubutegetsi bwa Ethiopia. Mu mwaka wakurikiyeho muri icyo gihe yongeye guteza impaka zikomeye cyane, ashyigikira Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ku rugamba rw'Uburusiya muri Ukraine. Mu kwakira kwa 2022 kandi yateye benshi urwenya, abandi birabarakaza ubwo avugaga yuko yiteguye gutanga inkijana nk'inkwano yo kurongora Giorgio Meloni wari ugiye kuba minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani. Yanongeyeho yuko aramutse yangiwe ashobora no gutera umujyi wa Roma, nubwo benshi babifashe nk'urwenya rukomeye cyane. Abayobozi ba Uganda bahise bavuga yuko aya magambo atari gufatanwa uburemere, ariko nyuma Muhoozi Kainerugaba yarenze uwo murongo ubwo yandikaga yuko ingabo za Uganda zishobora gufatana Nairobi mu kanya nk'ako guhumbya umurwa mukuru w'igihugu cya Kenya mu gihe kitarenze ibyumweru 2. N'amagambo yateje umwuka mubi hagati ya Uganda n'igihugu cya Kenya. Induza aravuze reka sinakubwira, abakuru b'ibihugu byombi bamera nk'abahagaze, ingabo z'ibihugu byombi zose ziryamira amajanja. Museveni yahise asaba imbabazi igihugu cya Kenya vuba na bwangu, akuraho Muhoozi Kainerugaba kuba mu buyobozi bw'ingabo zirwanira ku butaka. Gusa ariko nyuma gatoya yamuzamuye mu ipeti rya general w'inyenyeri enye ndetse anamugira umujyanama wihariye wa perezida mu bya gisirikare. Byatunguye benshi nabwo icyo gihe. Museveni yavuze yuko Muhoozi atazongera gutangaza ibitekerezo bye ku bibazo mpuzamahanga, ariko Muhoozi Kainerugaba yahise ashyira ubutumwa ku rubuga rwa X bugaragaza yuko adashyigikiye icyo cyemezo. Mu mwaka w'2025, Muhoozi Kainerugaba yongeye kwamaganwa cyane nyuma yo gutangaza ubutumwa bwavugaga yuko ashobora guca umutwe Bobi Wine, umwe mu bayobozi bakomeye batavuga rumwe na leta ya Uganda. Nyuma yaho yaje gusaba imbabazi, avuga yuko ngo byari urwenya, ariko Bobi Wine yavuze yuko atari amagambo akwiriye gufatwa nk'urwenya rukomeye. Birumvikana n'amagambo yaravuzwe no mu basirikare bakomeye kandi akaba n'umwana wa perezida wa Uganda. Icyo gihe leta ya Uganda yavuze yuko ubutumwa bwa Muhoozi ari ibitekerezo bye bwite kandi budahagarariye politiki ya leta ya Uganda. Was 8 years ago. Byari 8 years ago. imyaka 8 ishize. By then the CDF was icyo gihe umugaba mukuru w'ingabo yari afande Aronda, mu gihe umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka yari General Wamara. Umunsi umwe General Wamara yarampamagaye ambwira ko afite abantu yifuza ko duhura. Twahuye na General Maroma ndetse n'uwo yasimbuye General Ramzan Mapanya. Ingabo zidasanzwe za Afurika y'Epfo zari zimaze igihe kirekire nshishikajwe nazo cyane ko nari narazisomyeho ibitabo byinshi kandi nifuza kumenya byinshi ku mikorere yazo. Byari ibyishimo guhura nabo. Twarahuye tuganira ku bufatanye. Icyo gihe bari bafite ibikorwa bya gisirikare muri Gulu, tubibafashamo bigenda neza. Aho niho ubufatanye bwacu bwatangiye kwaguka. Kuva icyo gihe niho najyaga gusura Afurika y'Epfo,
jyaga mpura nta General Mapanya cyangwa General Marume. Ibyabaye intambwe ikomeye cyane mu mubano wacu, kandi ni ikintu twari tumaze igihe kirekire duteganya kandi dukoraho. Ntekereza ko ari bwo bwa mbere kuva mu 1994 igihe ivanguraruhu ryahagarikwaga muri Afurika y'Epfo. Habaye amasomo yihariye ya gisirikare yitabiriwe n'abasirikare n'abavandimwe bacu muri Afurika y'Epfo. Ndakeka ko ari bwo bwa mbere bibaye ku rwego nk'uru. Hari andi masomo asanzwe nk'aya, amasomo y'abayobozi bakuru, yaba abato cyangwa abakuru. Ariko amasomo yihariye ya gisirikare nk'aya ahuza abasirikare ku rwego nk'uru, ndakeka ko ari bwo bwa mbere habayeho ubwo bufatanye. Nubwo yakomeje kuvugwa byinshi cyane, Muhoozi Kainerugaba agenda arushaho gukundwa cyane n'urubyiruko rwa Uganda. Benshi bavuga yuko uburyo akoresha bwo kuvuga ibyo atekereza nta kuzuyaza umutandukanya na Perezida Yoweri Kaguta Museveni uzwiho kuvuga amagambo yateguwe neza mbere yo kuyatangaza. Abamushyigikiye bavuga yuko ubutumwa bwe bukwiye gufatwa nk'urwenya cyangwa se uburyo bwo gusabana n'abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Ariko ngo ntabwo ari igisirikare cya Uganda kiba cyamutumye, nta nubwo avuga mu izina ry'igisirikare cya Uganda. Abamunengaho bavuga yuko ikibazo gikomeye cyane ari uko ari umusirikare ukiri mu kazi, kandi ku itegeko nshinga rya Uganda ribuza abasirikare kwishora muri politiki y'amashyaka. Bavuga yuko undi musirikare wese watangaza amagambo nk'ayo Muhoozi atangaza ashobora guhita agezwa imbere y'urukiko rwa gisirikare mu buryo bwihuse nta mananiza. Gusa yaba azaba perezida wa Uganda cyangwa se ntabe we, nta gushidikanya yuko Muhoozi Kainerugaba yamaze kuba umwe mu bantu bafite uruhare rukomeye cyane mu mitekerereze ya politiki y'iki gihugu ndetse no ku hazaza ha Uganda.